Nambwiye ko byaro yanci inyuma azajya ku mukobwa none umugabo ntabwo ntabye genda gatutu no ituru yanjye yayitanze inyi ituru ndamwica umugore wanjye uramubaza iki wakigaba we ari wanjye uramubaza iki umugore wanjye uramubaza iki umugore wanjye uramubaza we waje hano kugira waje hano uca inyuma nakubwiye ngo iki ibiki urimo umugore wanjye uramubaza iki attention uyu ni umugore wanjye umugore wawe ni umugore wanjye nyine kumona bigutunguye umusekera n'imyinyo mibi we ndakwica we ntabwo uyu munsi guha amahoro inyuma kwitwa n'inkuba aya ni ibintu kanci inyuma wandaya byuka wanyijeje kutazambabaza yanyijeje ko atazambabaza mu buzima none reba ari gusohokana n'abigabo ariyo wasaze ariya buretse twumvikana umutima ugiye gupfa uyu mugabo wari usanzwe umuntu wasaze ari nese gusohokana n'umuntu ni ikibazo ntarasona gusigira gusohokana n'umuntu ni ikibazo ntarasona guhaye banavuga buretse yumenya ko ndi umugabo wawe ko Ariete ndibaza impamvu wahisemo gukomeza kwitwa umugabo kandi uri umugore uba wambaye ijipo ako vipi zawe wowe ngende umugabo ni ngewe urya abantu kumva uyu ntago yanjye ni njye umurya kandi njye umumenyera buri kimwe ni gute se ntari umugabo kandi inshingano z'abagabo zose ni njye uzikora umva nzabikwishyura uzasaba umugore maze kumujya amaturu nk'abiri nibwo uzumva ukuntu bibabaza ukareba agenda unteye subwaye maturu ubundi bishaka ako ubundi urambaza iki woyobeye umugabo yakwihoreye reba ukuntu maze kumugera ku mashati urabona ko kumugira ako seti ngembe nigendeye nta n'ubwenge ugira ubwo ari wowe usanze umugore barimo bamukorakora kari akageni wakwishima uri gurimba ngo nurore mbwa sange umwana wo gushishika karete genda ureye cya gikapu cyuzuye kado wowe utaranama wanguki wakado sha wakado oya izo nakwezi zingana iki umva oya kado namazingana iki sisa haguruka wigende sisa genda sisa nago dushaka induru rati igendere turamufata ko sista banguka kuko ndashaka yuko uza kumbwiza ukuri kugira ibintu tugiye kumenya ahantu twerekeye harya ngo ubundi byifashe bite yabinkora ni gute ntabwo nabyumva ni gute ngewe umugore wanjye nashatse mvune yagera agasohokana n'umugabo no ntabwo nabyemera uretse kurira urabizi neza ko arimo hano umva arahari umva umuntu wampaye amakuru ntabwo yambeshye arabizi neza none ari hano hafi yanafotoye ifoto bari kumwanyuza kuri WhatsApp uretse kurira ngira ngo mwe mudukurikirana ku Mutako TV uyu mukobwa si ubwa mbere mumubonye kuri kamera z'Umutako TV ahangaha turi nanjye ubwanjye nsanzwe magenda bajya nabo bahatemberera ariko ngo nago byoroshye ngo yahasokaniye n'undi mugabo reka tubashe kwerekera tumenye ngo byifashe biti sibyo gira kwihangana turaza kubikemura neza ntago nabyo nambwiye ko byaro yanci inyuma azajya ku mukobwa none umugabo ntago nabyo genda gatutu no yakubiye ko turaza kugana he kuko urabona kangari hane umva ducara turebe cyaduca turebe ko tubabona na jaseti noneho uziko nta mukobwa yamvunye ngewe uzi amafaranga namutakajeho nge nakugira inama ndakubwira ni ibi bintu murimo mubihagarike ambabarira mbihagarika se kubera iki ni gute umukobwa banana mugenzi we mu reba nk'ukuntu wasaze wataye ubwenge si umugabo mwabyaranye si umugabo mwashakanye nge none nagikundana n'abasore ntabwo nafuraga bingana gutya ariko umukobwa ngaha twereke basi tubashe kumenya ahangaha ni hanini cyane kandi sindi kumutayeho iwe bareko
baba we tonde tubanze turebe tonde gato sibo ngabari ndabica urabona ko ari ukuri urabona ko ari ukuri umuntu atambeshye so ubibona mana ubu ndakora iki koko navuze ko Jojo nanci inyuma none se Ariye urabona ko tumaze kubabona ntago nshaka yuko haza kuba induru wenda habe ibintu by'intonganya ndende ndagira ngo wenda ibiba byose nyuma yo kumufata wenda mwaza kubivuganira mu rugo ntabwo simbizi gusa nako ntabwo nabyihanganira gusa nyine kwa hano hari abantu benshi ndihangana ariko ntabwo nabyumva ariko ninde umaze kugwa amakuru yuko bari hano ni umushuti wanjye ukorera hano kuko n'ubundi tujya tuhaza kenshi ndabizi Jojo ni madamu wanjye urabizi nkahamusohokana arabizi n'uhabonye azanye n'umugabo urabizi njye ntabwo njya mpisha ikintu nkora mu buzima ndi umurezibiyene Ken ndabivuga ku mugaragaro ntago rero yanca inyuma ngo mbiyoberwe ahubwo wintinza wenda umva nkubwire sister ngaho komera mu mutima none icyo ushaka nakuwe tugende nkomera iwe mwana we ituru yayitanze koko ituru yanjye yayitanze ituru ndamwica kumbona bari gusa iwe reba umugore wanjye uramubaza iki wakigaba we ari wanjye uramubaza iki umugore wanjye uramubaza iki umugore wanjye uramubaza we waje hano kugira ute waje hano uca inyuma nakubwiye ngo iki yibaba we wanca inyuma imbere n'ibiki murimo niko n'ibiki urimo umugore wanjye uramubaza iki n'ibiki urimo umugore wanjye uramubaza iki attention genda mwemuretse attention umva boss mwemuretse inyuma asondo isengunda yewe isengunda nimero z'umugore wanjye yazikuye wasaza nimero z'umugore wanjye yazikuye uretse gatoya boss mwiriwe sinzi ibintu murimo ubu ngubu nta nubwo nenzi ko ari inyana yimbwa kwe n'ingunda mwemuretse mana we seti we ayowe tumaze kugera aho wari watubwiye ngo tugoyerekeze wenda boss nuze kudufata nabi uyaratubwiye tumuherekeze nk'itangazamakuru iki kigabo twakinanye muri filime nicyo kiri kunca inyuma uri kunca inyuma se ngo ntago nagutumiriza uyu n'umugore wanjye ubimenye neza uri kumva twakinanye muri filime uri umugabo wanjye ariko byari bya filime uyu n'umugore wanjye umugore wawe n'umugore wanjye nyine kumona bigutunguye umusekera n'imyinyo mibi ako we ndakwica we ntabwo uyu munsi nguha amahoro ntabwo biri buze ko ntabwo uyu munsi nguha amahoro ntabwo uyu munsi nguha amahoro wowe ndakwica uvuze ngo umugore wawe n'umugore wanjye bose buretse umwe muri kwanza Ariye ku nandekure umugore wawe Ariyete umugore wawe ndekura Ariye buretse nandekure sha ntuzi ibiki wantangiye ibintu ntuzi ibiki kureta ngwira katwubahane noneho tubyumve uyu mugore ndamwica ukanca inyuma kwitwa n'inkuba aya ni ibintu kanca inyuma wandaya byuka wanyijeje kutazambabaza yanyijeje ko atazambabaza mu buzima none reba ari gusohokana n'abigabo ariyo wasaze Ariye buretse twumvikana umutima ugiye gupfa uyu mugabo wari usanzwe umuzi wasaze ariye ndamuzi twakinanye muri filime bita Ngunda ajya ibiryo byinshi cyane none nciye inyuma wasazeho bose arimo kuvuga ko wamuciye inyuma asanze turyamanye twavuganye ngo ntarasa nese gusohokana n'umuntu ni ikibazo ntarasa nagusigiye gusohokana n'umuntu ni ikibazo ntarasa naguhaye uranavuga buretse yumenya ko ndi umugabo wawe
nyamafuti we. wowe bimeze bite ko duheruka uri umugore w'uyu nguyu kandi mwaremeye yuko mwese mubana nk'abatinganyi? Gusohokana n'umuntu ni ikibazo, kuba turi abatinganyi ndabyumva, ariko kuvuga ngo ndasohokanye n'umuntu ntabwo ari ikibazo, ku buryo yaza kubahuruza ngo ibiki bisanganye n'umugabo kandi mubana umugabo ni ikibazo, nk'abagore bahuje ibiti ari ikibazo. Gusohokana n'umugabo wenda ashobora no kuba yankwanga ngo amenye ko ndi umugabo mugenzi we, uri kumva? Ibaza nawe umugore baba mufasha. Nawe utongera gushyiramo ibintu nagenda. umva Ibaza umugore amufasha. Sister umva nkubwire. Ubu ni horambaza iki sinjya guhamagaye. Ntabwo rozaduhamagara ibibazo bimeze. Kugenda taka. Ani son. Genda babaye. Ndi umugabo mugenzi wawe. Urebe uyu mugore wirebe. buryo waza ukarwana utabanje kubaza impamvu. Ceka we waje umbwiye kuba gusohokanye. Akuno naka nakumiro. Ndize gusohokana ni ikibazo. Washobora no kwari yanko wanjye kubera iki utajya wumva umuntu. Neza makuru yose ndayafite. Ako Jojo nibi byawe. Wambwiye ngo iki? We na Dakwini nigeze nsakuza. Ceka Dakwini sibiki. Dakwini biki kari uwa mbere. Umva nkubwire rero. Ese wowe bikoze kwimura kubera Dakwini? Cyane rwose. Dakwini yabaye ibi bintu byabo wenda we n'ubwa mbere duhuye. Uyu mukobwa n'uyu nguyu babana mu nzu kandi babana nk'umugore n'umugabo nk'abantu bahuje ibitsina. Uyu rero yaduhamagaye aratubwira ati duhurire hahandi. Ahangaha rero ndabizi bajya bahatemberera, natwe akenshi dukunda kuba duhari, ariko noneho tumaze kuhagera arambwira ati njye mfite amakuru ahamya yuko Jojo ari kumwe n'umugabo, babafotoye babinyeritse kuri WhatsApp. Rero niyo mpamvu yatumye tubaherekeza no bifate nabi pe. Mumbabarire wenda Bikorwa bitinyuka. akari naringize Amagambo meza y'urukundo numvaga bintunguye. Kambanza numva ibyabo. Ntago nakumva ko Jojo yarambwira ati sinzaguca inyuma, sinzakubabaza buri kintu cyose, hari ikintu wamburanye. None reba warambwiye kutazigera wicarana n'igitsina ari iki twari twicaye nk'ibisanzwe turi kuganira. Nuka burya abagabo nuko twagowe kweri. Ako Jojo Ariete ndibaza impamvu wahisemo gukomeza kwitwa umugabo kandi uri umugore uba wambaye ijipo. Ako vipi za wowe ngende umugabo ni ngewe urya abantu. Kumva uyu ntago yanjye ninjye umurya kandi njye umumenyera buri kimwe. Ni gute se ntari umugabo? Kandi inshingano z'abagabo zose ninjye uzikora. Kumbi bwose uri umusazi. umusazi. Nzakorera umugore nanjye nzakorakora uwawe. Ibi bintu nzabikwishyura unkoreye, ntugire ngo birangiriye aho. Ese mu by'ukuri wumva uri muzima nta kibazo ufite? Uri umugabo, uyu ni umugore wawe. Ubu ndakora ahantu no muginga yakoze. Ndabambaretse rwose. Nta kuntu nakora ahantu no mugabo yakoze. Oya ntago nabyanga ndekura ariko. Oya. Ahe. Oya. Ndekura. Ibi bintu reka tubyumve noneho. Nkuko hamagaye aba bantu. Induru rwose Reba ipesi wabifunguye mukora kuri mana we. Umva, reka tubyumve noneho neza. Ntago nabyo. Kuko nshobora kuba nanjye. ngo ikibazo afite undi ni ikihe? agusanganye n'umugabo kandi bivuga yuko mubana mu nzu. Ako se umugabo bivuze ngo asanzwe turyamanye, asanzwe turi gukora iki? Ni ibiki Wamusekeraga none wamusekeye birenze ukujya unsekera. Nuko uteye. Wamusekeye birenze ukujya umuseka. Wabonye ndi kumusekera birenze uko musekera? Akopeye kweri ibintu wabinkora. Wambabariye ko. Sinagabo cyambabaje. Ariye tukaba dufite akandi kazi, ndizera ko ibyaye tubigufashije, twebwe turashaka kwigendera. Mwumfashe iki se basi iki kiginga mutegikubise ngo Ntago tujya turwana twebwe mu kazi kawe. umva nzabikwishyura. Uzasaba umugore maze kumujya amaturu nk'abiri. Nibwo uzumva ukuntu bibabaza ukareba agenda unteye. Sugaye maturu ubundi bishaka. Ako ubundi urambaza iki woyobe. Umugabo yakwihoreye, reba ukuntu maze kumugera ku mashati. Urabona ko Kumugira ako seti. Ngembe nigendeye. Nta n'ubwenge ugira. Ubwo ari wowe usanze umugore barimo bamukorakora kari akageni wakwishima. Ako nge narabibabwiye no kuva kera. Urabona mu bana muri abakobwa babiri. Ni ibintu biba bigoye. Ni ibintu bigoye kubyakira ku bantu. Yambuzeho basi nabwiye ko ikintu yambuzeho. Keya zose suzibona. So ambwiye ko nguryohereza kurusha uko umugabo yakuryohereza.
basi ibintu bubikoreye kibe. Jojo ibi bintu koko bimeze bite hagati yawe na Ariete kuba mucinyi? ase kubona muciye inyuma yirirwa sakuza ngo dakwini yabaye dakwini wa hose ni dakwini No mu rugo sajya bivuga. dakwini hose arabibwa neza atabivuga ahubwo twarabivuganye si Ngo Twavuganye ko dakwini nzamujya amatura abiri yonyine nkarekeye araho nkamubabaza nkuko yambabaje. Ako Jojo aretse kuminduka gutya. aha nuko nyuma y'ibya dakwini. dakwini yabaye dakwini none ngiye yasanze nicanye n'umuntu nta n'ibintu turi gukora ahubwo arasakuje azarwana kubera iki se nta mpamvu yo kuzarwana atabanje kubaza igituma twicaranye. None kavuga yuko ari umugore wawe nako ari umugabo wawe nawe uri umugore we uremera neza ko uri umugore wa Ariete? Ibyo ndabyemera. None kucya gusanganye n'undi mugabo kuba nsanganye n'undi mugabo bishobora kuba ari n'impamvu yanjye bwite. Ahantu yakuye nimero z'umugore wanjye. Yereka nkubwire ibi bintu wenda ushobora kuzajya ubifata ukundi kuba ubuduhamagaye tukaba twaguherekeza isaha n'isaha ukabajya udutumira sometime ibyatubayeho tuza mu rugo aho musigaye muba n'uyu nguyu Jojo urabizi ko ibyo wankorengera ngo urabyibuka waratugurukanye byari bigoye cyane. Rero nawe niba urimo kujya uduhamagara tukaguherekeza ariko ibintu by'imirwano nako tugishaka kwereka abanyarwanda ngo abantu barwanye turiho kunga abantu nk'abanyamakuru. Niba mwumva mwakemera yuko twicara mureke twicara ahangaha ndabona nta n'intebe zihari ako basi tubashe kumenya ngo turi bwicare dusige iki kibazo tugikemuye. Bose uremera ko dukemuye iki kibazo? Rwose nta kibazo twabiganiraho cyane ko nanjye ndatunguwe. Uyu mukobwa murimo gupanga mwari murimo mupanga kuko niba utari ubizi amaze kubikubwira yuko uyu nguyu ari umugore we mutaza kongera kurwana. Ngo Kanico rwana rw'umugore wanjye nubwo yambabaje. Bino nyine turabiganira mu rugo ibyacu. ni cyangwa se mu kinyarwanda bakunda kwita batinganya. Nakubwiye ngo impamvu nabiteye Ni shikarete yamuhaye. Umusore atari yari kurya. ngo ni nki Ni shikarete. uri gurimba ngo nurore mbwa sange ndumwana wo gushika shikarete genda ureye cya gikapu cyuzuye kado wowe utaranama Anguki kado. Wakado. Wakado. Sha. Wakado. 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 Oya. Izo nakwezi nganiki. Izo nakwezi nganiki. Umva. Oya kadura mwezi nganiki. Sister aguka wigende. Sister genda. Genda. Sister nago dushaka induru. Rati gendere. Igendere turamufata. Nabuze ikintu umuha. Sister Umva genda. gasuzuguro. Irukange se nawe ukomeza induru genda Umva kwanga. gasuzuguro. Genda ariko urimo gutuma abantu bateza ibibazo. Niko. Ko kado. Umva wimuterura wa mugabo. Bumuretse. Wanjishiwe. Dekura. Bumuretse boss. Bumuretse. Urabona nge ndi sinayibe cyo giye Umva mani. Akigwagiye ngo kado. Ngo Se kado. wagiye ukareka gukomeza guhagarara aho ngaho. Umva rata twibarize. Gwino hano gatoya. Nkandayije mu Harimo amahwa ihanga. uze kore kado. Boss genda ibibazo bitaza gukomeza. Mumbabare mugende muvanga. Bajyana umwe acukwe n'undi ukwe. Oya. Ntago nabyemera. Oya ariko. Niko. Oya genda ku giti cyawe. Genda ku giti cyawe. Ibintu by'amakado ntago nabyanganira no hoya. Ihanganire. Hoya. Izo nagora zipinze. Umva. Cahana inyuma ugende. Cana inyuma mugende. Namuhera zipinze. Oya. Umva umbwire. Sister gwina hano mbwire. Sibyo? Ibi bintu birimo kudukora n'ibiki. Akusi mbakoreye iki? Nge ntago uri kubona ibiri kumbaho. Uramugabo urabona atarenze atagiye. Nagende nyine. Ibaza ariko kujyaze yikoreye kado. Uyu nenda mubwiye ati shaka hano. Genda ibibazo bikemuka. Basi murahurira mu rugo. Shaseti we nicuje ikintu gitumye nza aha hantu. Iyo mmenya ko ne kubabara guki. Kuki murimo gukomeza kwitanga mu itangazamakuru mwiteza abantu? Ase twiteza abantu bicyo ibintu wabibika mu mutima wawe ntushwanyuke babimenye nubundi bamenye ko tubana nubundi byose bagiye babimenya byose. Nta muntu bashyigikiye kuba mubana muri abakobwa bamaze kuba narabivuze nge nkimena inda nkabivuga ko ndiwe nkabishyira ku mugaragaro. Rero si ngomba no kubabara ngo nubundi ne kubishyira ku karubanda. Akuze umuntu guca inyuma. Uraho urasamye urumva nta kibazo hari kirimo.
hagatanga ku bibaye Kariya kagabo turifuza nawe. yuko we twakubwira cyangwa se n'ibinashoboka turaguherekeza Urambabarira. ibi byose bibaye uriya mukobwa urumva yuko amaze guhura n'uriya mugabo urumva ko yamuzaniye amakado sibyo urumva yuko uriya mukobwa afite ishingiro Arimo Irihe kuvuga ati, se? umwandagiza dakwini Yamaze, ibyo se ni ibiki? kandi dakwini nawe uhari ubu tuvugana nimero ye ndizeye ko imaze Igihe hafi cyose nzamufatira ukwezi n'ubundi turimo nzayimurya. gucamo. dakwini ntabwo uzamubona Naribi. Noneho ibintu uriya mugore ari kunkorera ntabwo bibaho. reka nkugire inama sibyo bwa mbere muduhamagara ujya guterera ifi dakwini twarabibonye ibyo byose twarabyihanganiye ntangiye ku giti cyayo numvaga nagomba gukora iyi nkuru ariko nko mu kazi ashinzwe nasanze ibyo byose ari ngombwa gusa izi saha ariye uracyari umukobwa mwiza nk'uko yakubwiye ati urimo kunkandagiza dakwini isaha n'isaha ngomba gushaka undi muntu nawe yamemukira nkabivamo burundu Ayagira ngo Njyewe mbabaze ndumva ibi gusa bintu, ndabizi ibi ko bintu ataha murimo umugabo. ntago ibi bintu murimo rwose nta muntu ushobora kubishyigikira Gusa Timani ibyo ni biki ubumbwira. Buri muntu agira icyo akunda mu buzima. Niba ari cyo nahisemo kwiki. Buri muntu wese agira icyo yiyumvamo gukora. icyo ngiye kugufasha ni ikintu kimwe Ukiyese. ngiye kukwereka ahantu uraba wihisha Maze ninihisha. shaka ahantu wihisha hano inyuma ndebe yuko uriya mukobwa naba ataragenda kuko ndabona atarazenguruka sibyo ngende muvugishe numve ibyo atekereza mpite ngaruka tubunge sibyo Sawa ariko umbabarire ntansige byibura nawe ubimwumvishe sibyo. Ako wego umahanga ngenda muzana sawa. uretse aha ndabona atanagiye kure sisita gwino nkubwiye dukemura ikibazo ihangane uze dukemura ikibazo gwino hano bugumye aho ngaho umva sisita tumaze kuvugana na Riyete kandi dushaka kuva hano tubunze urabyumva gute hunze nde nande we na Riyete kugira ngo bigende gute se kugira ngo bigende gute kuko uko bimeze uko biri kose yafushye kandi muri uko gufuha nawe byakubaho kandi ni mwebwe mwakoze gahunda zanyu zo kwinjira muri ibyo ngibyo byanyu murimo ibintu bidashyigikiwe n'Imana nta n'umuntu wabishyigikira no mu gihugu turi imbere nubwo muba muvuga muti turabatinganyi bira never ni 0%. So rero uyu mukobwa arifuza ko mwiyunga nge tumaze kumvikana ahambwe ati ndabamagaze hariya naba basa nyemereye yuko ibyo byose birakemuka turi butaye mu mahoro ushobora kuba wakiyunga n'uyungu mva ngiye nkubwira ngiye nziyunga nawe mu gihe ijambo dakwini ryavuye mu kanwa kiwe yambwiye yuko yabiretse ashobora kuba yabiretse ubu ngubu twagera mu rugo akongera akabivuga mbese ibyo ngibyo ni ibiki njye ntabwo ndi mu mikino ngiye nawe biretse gatoya nta mirwano iri bubemo sibyo ihangane ariye ijambo dakwini urumva ko rimusesereza iyo muri mu rugo Ntabwo nzongera sibyo ntabwo nzongera kumuvuga sibyo fata undi mwana sibyo mutangiye ibintu byo ntabwo ari kunzongera sibyo kandi uzabibona nitujya sinzongera kubivuga ntuzongera no kuryumva nasibye mu mutwe wanjye sibyo akariye we dakwini ukomeza kuvuga dakwini ko tuzi neza ko atari hano mu Rwanda tuvuga nta nubwo nshaka kumwumva ahubwo n'uri kumubwira uri kumubwiramo ibiki ko namusibye mu mutwe wanjye igikobwa ni ukuri ntabwo igiki igikobwa igikobwa cya Riyete igikobwa cya Riyete impamvu ngukubwira nuko ngukunda subizi bigatuma nkubita kuriya ngiye nta n'isoni mu bantu gusa abatubonye noneho batubonye gute ikibazo wancebeje ahantu njya tuvugana nta muntu n'umwe utari bumenye ibyanyu kumva gusa nabo barabizi ko dukundana ke gufuha bibaho sibyo nta n'umuntu utabikora sibyo
kandi kumukubita ari uko mukunda be ntagukunda n'ukuri no gusanga n'uwo mugabo sinjye nicyo mvuga nkakureba nkigendera ni urukundo ni urukundo ariko ari nikosa rihanirwa n'amategeko oya ko ntabwo mukubise uramubabarira ko Queen avuze ko atazongera kumuvuga ngiye mubwira ngiye kumubarira ubwa mbere n'ubwa nyuma ariko niyongera kuvuga ngo arasetsa umbabarira niyo njya kuvuga ijambo Queen muzamenye ko ngiye hagati yanjye nawe tutazongera no kubonana bibite bizete birangira ngani umubabariye muhakabiza ubwayo cyane wamabariye nge noneho imitoma iyo harakaye uva nk'igini wagaruka oya ndamukunda Jojo no mpamvu numvaga ngiye turi ku mutima Jojo wamabariye nawe namubabariye cyo gutishimye igikobwa namubabariye ariko niyo njya kuvuga ngigiki igikobwa niyo njya kuvuga ibintu bya Queen nitujya no gushwana uyimuvuga nzayibabwira ahubwo ako Jojo njyema mbona ibintu by'uburezi bien nubwo umubirimo ariko bitarakujyamo neza ntabwo biranyinjira ntabwo nyine biranjyamo neza kuko ntabwo mbikoze vuba rega rero kugira ngo binyinjire ni n'amahoro nafashe umwanzuro wo kukugira gute ukundana n'uriya mugabo umugore wanjye n'umugeni ngo umugore wanjye aracyari umugeni abagombanye no kugira isoni umugore wawe ni iki ni umugeni Jojo uri igiki uri umugeni noneho rero agashumu kwa buki ushaka kunca inyuma umva mubwire tubereho kunga abantu sibyo waduhamagaye ibyo twabonye twabibonye bikemutse amahoro noneho ubu rero yifuza ko mufasha kandi murakanyemurira kameze gute kandi ntabwo ari ibibareba njye nicyo nshaka ko mufasha nanjye nk'umuntu wahamagaye tukabatirika duteruye ibikoresho tuze twumve iki kibazo turebe tubasha kubwira abanyarwanda cyangwa se abadukurikiye hirya no hino henshi hagiye hatandukanye tuvuga ati babakobwa noneho b'abarezibiyene bigenze bite sibyo cyangwa abakobwa batinganye ibintu byifashe bite ubu rero tuvugana ndagira nanjye nk'umuntu wasabye serivisi yo kuza kuguherekeza ndagira nawe ngusaba akantu urakanyemerera umuti unkoreye ukuntu twunze byibura Jojo nkaba numvisha atanciye mu myanya y'intoki